mwaramutse tubahaye ikaze. Murakoze cyane Isahira zo gushira ngifite imbavu. Oya numva abantu bakinyibuka, abantu baracyakwibuka. Urumva bimeze gute kuba twavuze izina, twagiye tuvuga utuntu dutandukanye wagaragayemo cyangwa ibintu twe kuna dusondeka ko byari ibintu bikomeye buriya, hanyuma ukaba wumva abantu bakikwibuka? Ibyo bintu ni byiza cyane, ahubwo bimpame. Bimpame none se mu by'ukuri wumva ubwo kuba bakinyibuka nuko hari icyo nabakoreye cyiza kandi gishimishije, bakaba kikibukiraho. Numvise rwose abantu bahari. Hari abantu rero bakomeje bavuga amazina, ariko ushobora gusanga ufite wenda arenzayo. Ibyo ntabwo rwose ari inkuru mbarirano. Ngaho rero twivugire neza, tutagiye mu birebire kubera gukina amakinamico igihe kirekire, kandi ibikinnyi kinamico kera tugikora ziriya zo mu ndamutsa, uko mwabivugaga, kuko ndi umwe mu batangiye indamutsa. Umuntu yabaga afite izina role akinnye, izina akaba ari ryo bucya baguhamagara igihugu hose. Ngaho rero duhere ku mazina, bavuga ngo niba ngo igiye amazina menshi harya ni ihururu n'inkanda n'ibintu nk'ibyo jewe banza zikubye hari inshuro igihumbi. Noneho ukuntu tugiye kubigenza, urahera ku mazina y'ababyeyi, noneho ukurikizeho ayo ngayo ihururu n'inkanda. Mu by'ukuri nitwa Mukesha Batware Dismas. Ndi umugabo w'igikwerere, mfite imyaka 67 ubu ngubu. Ndubatse, mfite n'umudamu umwe n'abana 7. Aba rero ibintu bavugaga by'amakinamico, banza niga hari no kuvuga, banza hari icyo cyangwa ababyeyi ari cyo banyamitse mu kanwa kere, niko nabyite, kuko ikinamico rwose nsa nk'uwari mu naryo kandi ndanarikunda kugeza ubu ngubu. Umva kuva 84 dutangira itorero indamutsa kugeza ubu ngubu amakinamico ndacyaki. Ndetse ndumva byaragire n'abantu benshi akamaro, kuko benshi bakina amakinamico hari nabo bitunze rwose bihahira. Ane yakubajije amazina wumva wibuka abantu bagiye bakwita. Amazina nyine ni menshi. Iyo ukiri ikinamico ndavuga ayo ngayo ya mbere twatangiriye, bwacyaga irore wakinnye bayikwitirira. Urugero ngaho muri Mariya Baseka bwakiye nitwa Shuni mu Mariya Shuni. Ni menshi nako urumva amaze gukina imikino myinshi cyane mbirikanye yo bayivanye ku yo nakoze kuri televiziyo. Nakinaga n'igikiragi. Iyo ngiyo yo ubanza iryo zina no mu ijuru tuzagera nayo rwose. Wigize ikiragi byagenze bite? So n'udusubizaho gatoya. Kuri tutaragera ku kinamico nako kuri iyo kinamico yaciye no kuri televiziyo, dore ko ari niyo vuba ahangaha inshuro nyinshi cyane rwose. Ahubwo reka duse n'abagenda bazamuka gahoro gahoro. Mukesha Batware Dismas ubundi ni muntu ki tutaragera muri ibyo byose? Usanzwe umunyarwanda. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ubu ngubu ndikorera, ariko nyine mu makinamico no ku maradiyo. Urumva ni umuntu ukikoza amakinamico kuva muri 84 kugeza kuri uyu munsi turiho. Hanyuma kwamamaza naho ndumva ari jewe watangiye, usibye polisi imwe numvaga kuri radio Rwanda kera, nanjye nkiri umunyeshuri muri za 60 na kangahe na 7 hari n'8, iriya yo muri Surufo, navuga ngo Surufo passe sarote se face. Niyo ngiyo abagaho ibaho ngaho, ariko ubundi gutangira gukina amakinamico muri 86 nije watangiye bwa mbere kuri radio Rwanda. Hanyuma mbere yuko tuza kugera muri 86 cya byose mwakinnye amakinamico, ariko mwaravutse muvukira hehe, hari ryari? Navutse 1950. Mvukira mu karere Bukanyaruguru, mu murenge wa Kivu, 50.
mu 1950. yego. Hanyuma se uti wigeze gukomoza ukana uvuga ngo jewe ngo umenye hari ababyeyi ari cyo kintu bantamitse nkivuga muri uwo muryango wavukiyemo hari abantu bari barimo wenda bafite izo mpano zitandukanye zijyanye n'ibyo mwakoze cyangwa mugikora? Abantu bakera ibyo ngibyo ntabwo babijyagamo uko hari n'abasaza batarize, ariko mu mashuri abanza nari mu basaveri, twakinaga turiya dukino twa sketch two mu basaveri n'ibiki byose. Mbese urebye naho ngaho nahereye ndanabikunda binjyamo. Hanyuma rero ugira utya 50 uravuka. Yego. Hanyuma suza kugera tugende wenda wavutse aho urahigira Inyaruguru urahakurira urahigura hakurira ndahakurira kuko natangiye ishuri muri 57 nibwo natangiye ishuri bigaga mu mashuri abanza. Mu mashuri abanza cyitwaga gute iryo shuri? Bitaga ku Rusuzumiro. Ubu ngubu primaire iracyahari ku Rusuzumiro. Abo ngubu hanyuma nkurikije amashuri yari make kera, yari makeya kuko urebye muri icyo gihe cy'amakomine yari ishyano n'agashyano yari menshi. none uvuga ngo twigaga primaire ahantu henshi, uvuga ngo umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu nawizaho ku Rusuzumiro. Ikizamini cya leta kiraza turagikora, duhurira i Muganza kuri paruwasi ya Muganza, ni nayo yanjye. Ubwo nabwo ndumva ari 6 5 9. Hanyuma rero ubwo tugezeyo duhurirayo n'abandi bavuye mu yandi makomine. Akomine icyo gihe ari komine Kivu, iyo ngiyo duhurira n'abavuye muri Nshiri, duhura nako yari Ruheru nayo yaje kuba Nshiri nyuma, duhura n'abavuye muri Mubuga, abavuye za Rwamiko. Mbese urumva icyo gihe amashuri yari kotaniro. Mbese kugira guhurira aho ngaho Muganza, umwana warengaga umwanya wa 5 mu ishuri ntiyabashije kugerayo mu mwaka wa 3. Yashwi kubera iki? Kubera ibizamini nyine uko ishuri ryari 6e imwe ifite amakomine ayihurira hagera kuri 4, hagomba kuroga ku ibizamini hasi kugira ngo bajunjura bajyayo. Nuko byari bimeze. Wowe rero se wagiyeyo? Nagiyeyo nyine ubwo nagiye Muganza aho ngaho. Nabonaga ukidushyirira utuntu hirya no hino ngo abantu bamenye ibyo turimo. Urumva ukuntu yari igikonyeza. Ubwo duhurayo tuvuye mu makomine ya mubwiye amakomine 4. Naho rero twahuriye tujya mu matorero y'abasaveri. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byabaga ari evenement mashya, ari no mu cyaro. Urumva icyo gihe ni hambere muri za 63. Hanyuma ni gute waje kumenya ko ufite iyo mpano yo kuba gukina ukanasetsa abantu? Ibyo gusetsa byo birumvikana, wese kera twigaga mu kibonezamvugo, mu bitabo by'ikinyarwanda, utwo dusinete twabaga tugiye turimo, tukaba ari two tugenda tudevelopa muri ibyo by'abasaveri. Ibintu nk'ibyo ngibyo. None se noneho aho ntangira akazi muri Orenforo muri 80. Mbere yo gutangira akazi. None se wagumye kuri iryo shuri rya paruwasi? Oya ntabwo ibyo ni rya paruwasi. Arakomeje tugera muri za 6e ni 65. 65 niho naje kwiga hano muri Kigali. Wakandagiye mu mujyi wa Kigali 65. 15 zo kwa 9 muri 65. Ajya kurubura ntiyadusangiza ku mujyi w'icyo gihe. Iyi Kigali yari imeze mujyi w'icyo gihe nawo bazayiza udutembereza rwose. Sibyo ko mu magambo avunaguye. Urumva no kugera i Butare byonyine uvuye muri Nyaruguru muri icyo cyaro nibyo ko ari nko kubonekerwa. Urumva mu byukuri, urumva ngiye ko nkubekeze ko n'uwambaraga inkweto muri primaire icyo gihe yakubitwaga. Haraziraga reka ta. Hakundi bira bamukubitiraga iki? Numva ari ubwirasi no nkweto zambarwaga n'abana baba icyo gihe baba chef n'abasuchef ndavuga dutangira amashuri. Ariko rero nabo kwajya noneho bagera ku mashuri abanyeshuri bakabarangarira ibintu byumvikana. Noneho kugira ngo ibi uniforme ubwo inkweto bakazikuraho bagakubitwa, noneho bagatangira bakaza bambaye amakanyana. Nuko byari bimeze. Nuko rero nguhingukiye mu mujyi wa Butare n'uwo muntu uzi uje kwiga i Kigali muri 65 nabanje gutungurwa no kubona umuhanda w'umukara. Bwari bwo bwa mbere ayo kaburimbo. Icyo gihe yari hari Butare. Butare yari hari va ku posta hari imbere ya bugufi ya Hotel Foko. Numva igihari ikagenda ikagera mu Barabu.
ruguru mu Cyarabu nako ngako kari mu mujyi wa Butare ariko urakabona ndabanza ndakabona karantangaza ubitekerezaho iki rero urumva kuba none umuhanda w'umukara uvuye mu cyaro akora bagukubitiyemo inkweto aribwo ukizambara uje muri mu mashuri yisumbuye ubwo urumva ko byari bitangaze nyine urumva ubwo ndabanza ntangazwa n'umujyi wa Butare nubwo ni imodoka zazaga se kuva Butare uzi Kigali ryari ivumbi gusa ni nta kaburimbo hanze ntangazwa no kubona imodoka kugira ngo uzayiboneze abanyeshuri twajyanwaga na bisi ubundi se icyo gihe kera muri Nyaruguru aho ngaho hari imodoka zari zihari zajyaga uzingiye ariko rero ngomba no kuvayo kugira ngo ngere Butare naje n'amaguru ugera muri Butare rero ngere Butare mu mujyi amaguru no kuba ubona imodoka kwiga kera byari ibintu bitoroshye ubwo se wahagenze nk'igihe kingana iki wahagendaga nk'igihe kingana oyaho kuva muri Nyaruguru uza i Butare kuva Kibeho uzi Butare ni kilometero 29 ariko kuko nangaho nkajya hirya mu cyaro kongeraho izindi zigeze ku 9 ubwo zari 38 izo zikoraga n'amaguru ukakandagira n'ivarisi ku mutwe kundi byari bimeze kwiga byari uri kumwe n'umubyeyi wawe abamaye mukuru wanjye niba mperekeje ngeza aho Butare ubwo mbona nibwo nahimbonye na autobus kintu cy'inzu kiri aho ngaho kugira ko nyine nawe urebe ni nk'inzuzi wabashije nibura se kumenya aho uyikura cyangwa yaranjyanye ngeza ku muryango wayo kuko iyo yahagurukaga byabaga birangiye ari kubona izindi modoka hise wari kuzategereza ari nka ryarugo ukarara ukazawategereza yejo kuko nimwe yavaga i Kigali kazi Butare indi gahaguruka i Butare i Kigali zikabisikana ari ebyiri ku munsi nuko byari bimeze nuko rero uvuye i Butare ndakuziye ndeba mu muhanda mbese nk'igikanuzi uraze inayi mfite amatsiko bwa mbere yo kubona Nyabarongo numvaga bayivuga bavuga ngiye kwambuka Nyabarongo no kugira ngo ndi mu Kigali bavugaga ko ari kapitali niko twayigaga nyine icyo gihe ndakuziye ngeze i Kigali hubwo mbetone nsanga ko nayibonye icyo gihe nasanze iri hanyuma ya Butare nukuri rwose uribaza uti bahita kapitali bahereye Yesa hariya wahinguka Nyabugogo hose zamuka uzamuhima byari intoki gusa tingarutse Nyaruguru za Kimisagara ngo bose ari intoki aho wareba hose no kureba za Gisozi za hose byari intoki gusa ukajya wumva wagarutse Nyaruguru natangiye kubona ko nta tandukaniro cyane rihari ndimo kubona ndaje yeze hariya mu mujyi cyangwa amatsiko twarazaga tukajya kurana Telecom ariko cyangwa bisi kazamuka umujyi wose doko ahantu bashije kubona akantu kakaburimbo nukuva hariya nayende mu bank ubungubu ari bank commercial no hari akantu kakaburimbo kugera hariya ku kigo cya gisirikare ubwo ni kuri Kigali naho ngaho nako kakaburimbo kari mu mujyi wa Kigali uravuga uti ndongeye mbonye umuhanda wa kabiri uretse nawe mbonye ko ari kagufiya Butare wari muri urumva kuva kuri Foko ukagera mu Cyarabu no kugira ngo uve hano kuri yari bank commercial hariya ugenda ugere hariya ndeje naho presidence yari iri hariya niho presidence yari ugenda ugere kuri ntuza kuri ka Kigali nawe ni bisi umujyi mwe akagira Imana mwe yatebera nukunda komeza njya ruguru aho nari ngiye kwiga ruguru kuri Saint Andre Kigali rwose urebye yari igiturage pe inzu yari hari ya etage yari hari nabwo niyo yari icyuzura ari bakita yari poste iriye hari bakize ari amazu maremare harahabaga iposta hari habaga iposta niyo yonyine yari yuzuye umujyi wa Kigali harya habaga iposta ubu ni hari biya bitaje bikaba kabije hano hari umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kigali wari ruhande gutya umujyi wa Kigali nakantu kari gashobora kari kometse aho ngaho iruhande rwaho ubundi hari presidence ubwo rero ubu mujyi ukaburarangiye kapitali yewe nta kintu cyari gihari kigaragara rwose mu magambo avunaguye usibye ikigo cya gisirikare nyine birumvikana nawo na Telecom ahandi hose hari mu Nyamirambo hari ubuzubusa kandi amadebe amadebe bagendaga bakata basakaza bari abayisilamu kandi batuye muri kapitali Nyaruguru ariko mwari musakaje iki se ni maison en costume ibyatsi
kositime za kositime amazu y'ibyatsi nuko noneho uvuye mu byatsi se ukabona amadebe wumvaga ariko harimo nk'iterambere se byabwo ryari ririmo nese ko yari iteguye bari basigaje n'amadebe bo n'inyaruguru zigaragara ari inzu z'ibyatsi umva byari bimeze ugeze ku ugeze rero muri Saint Andre ugeze ku matara naraye nkaruye buraki wareba giki se amaguru se kubona amatara bwa mbere urumva bimeze bite nijoro yagucaniye warumenyereye igishirira cyangwa igicinye ngera mu nzi y'ibyatsi n'agatadowa uryamye he muri Saint Andre waruryamye muri Saint Andre hari za matora rwose uvuye mu Inyaruguru umva habaga inzu za costume ubwo n'uburiri bwari costume birumvikana ntabwo ari urutara none se urutara rwa kinyarwanda ngo se ntabwo byumva ubona amatera ubona igitanda kuri matora rwose ariko ndarankanuye kubera amatara ariko se sa n'udusangiza uretse kuba wararaye ukanuye sa n'udusubira muri ibyo byiyumviro wari ufite uwo munsi oya urumva hari igihe umuntu agera muri evenement akabona imurenze ubwo urumva ko nagombaga byasabaga kumenyera kandi urumva batwita baruru iki ibintu nk'ibyo ngibyo ubona umuntu uvuye mu cyaro nyine uko abareba uyu n'abandi bantu bamenyereye aho ngaho mu ishuri ubwo urumva biba ari birebire ariko nyine burya umwana yadabuta vuba n'ibintu byumvikana widumbuye kuri matora bwa mbere tusobanura ukuntu widumbuyeho rwose ubwo ahubwo gukebuka wareba ukabona amatara ukabona abantu hariya bose bari ku bitanda na za matora byari nk'ijuru nuko rero uragiye noneho tubwire gatoya wenda nk'iminota nk'itatu ubuzima bwo mu ishuri mbere yuko umenyera hanyuma numenyera turikomereza mu bindi mu ishuri bwo ntabwo urebye ntabwo umwana atinda kwiyadabuta utangira gahoro mukabazanyaho abakanuzi bose bagitangira ntibayoberane abakanuzi babitaga n'abakanuzi mbese kubera mwakanuraga cyane mwese umuntu ntamureba akamwibwira uramureba ukamwibwira ko ari mushyashya utangira kubaza aho uturutse bagatangira kubwirana ntibitinda abantu bahita bamenyerana noneho ugatangira na gahunda kera twigaga turi kumwe n'umwarimu umwe hari wo mwiriranwa mu ishuri noneho reba ugeze nyine mu yisumbuye uhura n'abaguca imbere ari benshi burya niyo mpamvu abana bavuye mu cyaro baba bahanga kandi bagafata vuba ni evenement ihinduka n'abariza imbere yabo n'abahindutse umwe azamwigisha ibyo yigendera azamwigisha ibyo yigendera azamwigisha ibyo yigendera nacyo ni ikintu gishyashya ariko ubu ngubu ngira ngo hari byanageze muri primaire ibiya bya professeur ni bari professeur hari umuntu utubwiye ngo none se ngo uko numva arakantu ngo ntumvise ko yaraje Kigali bwa mbere iyo bisi yarabajyanaga no muri Saint Andre ngo ba yarayobozaga yatugezaga hariya kuri na Tracom icyo gihe yitwaga tepe tepe ubwo byavugaga iki transport public transport public noneho hageze yabaye na Tracom kina namaze gukorera kudeta Kayibanda nibo bayihinduye na Tracom ubundi yari tepe none se ugeze kuri tepe wamenye ute Saint Andre hiyo nari umwe se ko mwishumwe numva bisi yabaga ipaki abanyeshuri abajyaga kuri Saint Andre bari benshi twagiye igihiriri turazamuka iyo Nyamirambo yose ariko n'amaguru tari mu ivumbi ariko hari umuntu wabayoboraga hari nk'abapadiri nibazaga ko bafata wenda badufata he muri tepe Saint Andre ni ikigo cyari kizwi uziko ndumva muri za secondaire zari ziriho hano Kigali nyine yari college Saint Andre na seminaire Saint Paul akaba na ntuza technique officielle ya Kicukiro hariya ku Kicukiro ni Kigali se arindi ryari rihari nuko nyine mwese mukaba tugiye Saint Andre bakabatungira urutoki barabayoboraga mu gahuru mu gahuru cyangwa bagarimo n'abahasanzwe bisi arizo za ibyo gihe babakora abanyeshuri bakorerwaga reduction babagabanyirizaga amafaranga ya transport numva twaratanga niba ari 50 hari
muvinyura ibutare abazaga rero kwiga babaga ari benshi n'abanyeshuri benshi muri Saint Andre twarazanye muri bisi mwakurikiye abari basanzwe bahazi turabakurikira tugerayo hanyuma rero wari urimo tubwira uti ntabwo utinda abakanuzi baba bigaragaza ariko muramenyera rero turamenyera rwose ukajya usinzira dutembera no mugi bundi ku minsi mikuru tukaza mu madefile nyine hariya kuri ku ntwari niho zanaberaga ubundi minsi mikuru ya independence yego yaberaga hano mbere yaberaga hano aho presidence yari iri hano kuri imbere ya ministeri ya finance yari ubwo twazagayo mu madefile ubundi babikimurira ku ntwari tukajya ku ntwari hanyuma rero wize Saint Andre urayize rero ese ntabwo wanyuzurikaga wenda nk'umuntu watubwira guti nahiganywe n'abandi mu murenge mu iwacu ndamuka amakomine araterana turabatsinda njya kuri paruwasi ndatsinda nza kuri Saint Andre wageze y'abanyakigali se ntabwo bagukoranyira mu ishuri wenda ngo bagutsinda ugiye uvuga uti nsubiye Nyaruguru tu mu ishuri nyine kwiga ni ishyaka nyine hari ikindi se kwiga nyine kubera ko umuntu aba ahuye n'imihindukire y'imyigishirize urebye umuntu uvuye mu cyaro arakurikira ubu ukurikiye rwose ese buriya biterwa n'iki kugira ngo bakurikire cyane nyine ni ukubera ko mbere waba ufite umwarimu imbere yawe umwe wakwimuka nawe ugiye ukasanga undi umwe ari kukwigisha byose ariko wagera nyine muri segonderi tufite birahinduka urumva ko umwarimu araza akakwigisha umuprofeseri araza akakwigisha ibye akagenda undi akaza akakwigisha ibye ukajya ugakora attention yo kwiga ibye n'undi ukabugira ibyo kugira ngo atazagutsinda niyo mpamvu nyine usanga nyine abana bavuye mu cyaro bagira umuhati wo kwiga ntuzi system ibihindutse ibyo ari byo byose igihembwe iyo kirangiye umuntu amaze kumenyera nuko rero uriga uratsinda ugera aho urarangiza urumva nta kibazo rwose ndarangiza njya kwigisha umwaka umwe wigisha he ubwo nasuguze wari kuva ukajya kwigisha nagiye mu cyaro nyine kwigisha wigisha baye Nyaruguru hanyuma utari wagera aho ngaho mu mashuri wakinaga amakinamico nk'uko aho mu ishuri duha ubuzima bwawe bw'ubuhanzi ko wabikoze oya mu ishuri muri Saint Andre naho abasaveri bariyo cyane rwose twagezeho ahubwo biranyavansa cyane kuko nanabikundaga niho namenyereye ibituntu kudusinete kudukinamico ubwo rero ngeze mu kazi muri Orinfort dutangije itorero Indamutsa bye byari waba waruzwi icyo gihe nibura oya ntabwo narinzwe naje muri Orinfort mu kazi nkuko bandi bakazamo ngasabye ahubwo njeyo genda nagiye no mu bintu bya imprimerie ni bya presse écrite noneho nje nkora muri imprimerie nanjye mu bayitangije ndimo yitwaga SECOMAV service de communication par les moyens audiovisuels niyo yaje kuvamo imprimerie iriya nyine ya Orinfort ari nako ibuni RBA none se ko wari uvuye kwiga muri Saint Andre waje kujya muri ibyo bya presse écrite gute mwarabyigaga warahageze uri ntabwo twabyigaga nyuma donc nyuma y'uwo mwaka umwe nigishaga naje kujya kwiga muri école des sous-officiers i Butare ndangije nza gukora hano twakoraga za cours militaire ibizamini wabaye umusirikare nabaye sous-officier kungako nago twari tugatoye noneho wari ufite repete narangije navuye mfite ipeti rya serge ariko nagomba kuba premier serge nuko nahise nitahira icyo gihe ndangiza contrat noneho rero nibo bampaye buruse yo kujya kwiga ibintu bya nuza bya imprimerie njya kwiga ibya presse écrite mu Bubiligi Shepaya mvuyeyo uretse gato yakuvayo wavuye Nyaruguru ubona umuhanda wa kaburimbi Butare ugenda ibitaka byose muri tepe ugera Saint Andre urira indege oya ariko ubwo nakubwiye ko ubwo muri Saint Andre narize mvayo ndarangiza turumvikana njya kwigisha muri Nyaruguru yego tiye kwigisha kuri bizamini nza muri école de sous-officier i Butare nyirimo nkora ikizamini ngitsinze banyuriza kwiga ibya imprimerie ibintu bya presse
écrite muri imprimori njya mu Bubiligi nibyo navuga shepaye urumva nibyo navuga vuye shepaye mu Bubiligi ndaza tangiza ntuza imprimori ya gisirikare ya Rume. Yego noneho mbere yuko rero mutangira hano nashakaga kugera waduhaye amateka yo kugenda mu modoka duha amateka yo kurara ku tuzangize nayo kugenda mu ndege nawe urabyumva wese nturayijyamo ngo urebe no kumva byonyine ko kubonye buruse yo kujya kwiga hanze urumva ibyo ari byo byose ankora mu Burayi urumva uko umuntu aguruka ariko icyo gihe byo urumva ko ari ibintu bitatunguranye cyane icyo gihe nari umunyeshuri muri Esombe amaze kumenyera utangiye ubusirimu bwara cyane ntabwo byantunguye cyane nuko rero tugere muri Oremforo noneho mvuye munza mu ibyo bya presse critique niho nabyigiye nyine akantu gatoya nshaka kugira ngo utubwire ukiga utari wahava kwiga ndashaka noneho tubwire mu bijyanye n'imirire n'iki cyagutunguye ugeze ko nawe uri igitangaza urumva uvuye ku ndyo tuzi yose y'Abanyarwanda uvuye ku bijumba n'ibirayi n'ibiki byose aho ngaho ibyo batogosheje ugeze mu busirimu ngahora nawe urumva byagenda gute muri setandere mwaryaga mute imiceri ubwo rimwe bwa mbere nyine nayibona jewe ukabirya ukabishobora ugati wa mu gitondo urumva ko yatangiye kuba yabaye umuzungu nawe muri ibyo ari muri nuko rero ugeze mu Bubiligi naho nyine utangiye naho nta cyantunguyeho nasazi kuko ari ibyanyu bya gisirikare abasirikare ni bamwe ibyo ntabwo byigeze bintonda na gatoya nuko rero dukomeze tugere muri Oremforo rero ugezemo iyo imprimeri yatangiye irakoze ubwo turashaka kwihuta kugira ngo twimenyere ibindi byakurikiyeho muri Oremforo nagezeyo nyine ni umuntu umenyereye ibya imprimeri ubwo ntangirana muri presse écrite hanyuma ubwo muri rusange ubwo hariho n'ibintu bya animation n'ibiki nuvuga ngo abakozi bose ba Oremforo barahuraga bakajya muri animation ndumva ari buri wa gatanu noneho nibwo rero haje igitekerezo cyo gushyiraho itorero Indamutsa ariko sinako ryitwaga icyo gihe ngo byari byasabwe n'umukuru w'igihugu icyo gihe kuko Abanyarwanda hari amasaha yageraga ari amakinamico y'u Burundi bitaga ninde yatangira inshe z'amajyepfo zose zikidongo zikajya kuri linye ku murongo w'i Burundi bakurikiye ninde ubwo nuvuga ngo ibyo mu Rwanda babigarukaga hari uko ninde zirangiye ubwo rero umukuru w'igihugu wavuze ati asabye umuyobozi wa Oremforo icyo gihe Christophe Mfizi yuko bagerageza gushyiraho icyo kintu cy'amakinamico Abanyarwanda ntibarangarire kuri ninde yo hakurya mu baturanyi nibwo noneho babivugiye muri animation bati turashaka gushyira iryo torero nabaye mu bambiri biyandikisha nyumvaga bagiye muri domaine yanjye ubure yandikishije bandiyandikishije muragiye rero turatangiye ubwo mwahise mubona abakinnyi se benshi bwe abakinnyi bari bahari benshi burya kera bakundaga ibintu by'amateatre cyangwa gukina ku maseni bari benshi icyo gihe basebanani bari bahari sebanani twaratangiranye muri Oremforo turatangiranye ndavuga mu Ndamutsa nawe yari ahari nawe twaratangiranye icyo gihe n'abariya na honorable byabara umwanzi na madamu we bose bari abakozi ba Oremforo ni benshi twa Mukarushema Josephine ndetse abantu batangiye organizer ifazi bitwa Bandamyabera André jeje bari muri benshi cyane twatangiye turi benshi turi troupe tugeze kuri 40 hafi 4 na 5 waba wibuka kinamico mwahereyeho icyo gihe ndayibuka ibijya gucika oya nani yitwaga Imana ntirenganya niyo twahereyeho harimo ibiki Imana ntirenganya icyo gihe yarimo na ibintu by'abateka mutwe bakoraga bibaga ibintu by'amafaranga niyo twahereyeho icyo gihe ndumva narakinnye nari buriya nahereyeho ya mbere
ya OPG umusirikare mfata wakoraga amafaranga bayiba babeje abantu by'amafaranga iyi niyo twahereyeho mu ndamutsa n'indamutsa ariko zari tarabona izindi ndamutsa cyo twakinaga ari guhura gusa hanyuma umuyobozi wa Uremfora aza kuduha amazina abiri ngo duhitemo rimwe cyo gihe ndumva aduha izina indamutsa aduha n'izina ikobe kuko abantu benshi baravuga ngo na makina ngeso ngo ni ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo twagiye burya n'abanyarwanda badakritika noneho tuza guhitamo haza gutsinda iryo zina ry'indamutsa ngo ndeza ryabayeho tumaze gukina imikino igeze ku 9 mu makina mico mwakinnye yego nihe kina mico wumvise ikuryo muri icyo gihe cya kera nihe wumvise ikuryoheye ukavuga uti n'uyu munsi ukaba wumva uyikunze kurusha izindi amakina mico se yewe mu makina mico ikina mico ingeze imbere rore mbajije gukina nyikina nkuko yakagombye gukina ariko icyo gihe yabashije gukura abantu bwa mbere niyo ngiyo yitwaga Maria Baseka yanditswe n'uwitwa Byuma François yari Maria Shuni dukinireho gato muri rore yawe ihita winjiramo ukavugaho gatoya ntabwo ngo ibyashuni si ugupfa gushunaho Maria Shuni ukiza uko areshya ngo urakangisha ngo vuye muri za finance n'ibiki byose nitenda bijya kwa Shuni ntabwo ari gupfa kuza gushunaho genda uziko avuga ikinamico igahitiza none uskubona hano wakina none twagira dute use no waduhimbira akantu gato bose unagira bose nayo niyo kuko n'ubuzima ni ikinamico ni ikinamico hari umuntu twandikiye ati uziko ibintu arimo kutubwira umuntu abikurura ukagira ngo ni nk'agafilimi urimo kureba ni ubuzima ni ikinamico niko bigize urebye ubuzima bwawe igihe wabereyeho wavukiye ukabuzamura kugeza aho ugeze ubu ngubu usanga n'ubuzima ari ikinamico rero iyo abantu bakina amakinamico cyangwa n'ibindi hari ukuntu ukina rore yawe ukayikunda kuko ukanayikina neza ariko hakaba n'umuntu ukunda ko mukinana bibaho sinzi wenda niba ari ku bantu bose hari ababitubwiye gutyo oya ntabwo bababeshye burya abakinnyi bose ntibakina kimwe hari uwo mukinana ukamwibonamo wowe mu bantu mwakinanye nawe akakwibonamo ako kana njya kongera mu bantu mwakinanye bose ukagira uwo wibonamo cyangwa nawe akakwibonamo ku buryo iyo babahagarore ukabona muri kumwe avuga guti kabisa seba nanandire kuko n'amakina mico twakinye menshi rore nyinshi ariyo twakinye menshi twagiye tuyakinana nawe ubwo yarazi ibyo ibintu byo gusisibiranya nanjye nkaba nyine iby'abacuruzi n'ubuyobozi ibyo bintu rero byarajyanaga henshi twarahuraga hari indi kinamico yigeze gukundwa cyane yari irimo umukobwa witwaga Uwera n'ibintu bya Rubye Icyanzu cy'Imana wakinnyemo Icyanzu cy'Imana nayikinnyemo rwose ngaho garura karore gato rero mu Icyanzu cy'Imana Icyanzu cy'Imana se ko umugore w'umutware w'ubukunzi yari mushiki wanjye urumva no kujya kuroha ntuzuwera muri Rubyiro nakinnye mu Rwanda ho ngo umutware atamumerera nabi kuko yarabeshye umukobwa we yakinnyemo nitwa Nkunda abagabo ngaho subiramo gato nko kwadukiniye kuri Shoni bose kuko mwakagira bana urumva ari ikizamini rwose kuko nagiraga inama umwami w'ubukunzi mugira inama izo nkubwira yuko ngigikiye abavubi kugira ngo imvura imanuke yarabuze urumva ubwo rero urumva unashyigikira mushiki wawe kanze none se ubu niko wowe urumva mushiki wawe utamushyigikiye byagenda gute none umwami w'ubukunzi yari muramu wanjye ngaho tubwire zimwe mu nama ubikinemo agasine namugiriye inama rwose mubwira yuko uko byagenda kose agomba kurohera Uwera kugira ngo igihugu kibone imvura nzana abavubyi iki byoza abavubyi ndabashyigikira abavubyi baraza batera inzuzi zabo yuko Uwera naroha imvura iboneka kuba bavuga ko yatwaye ikingendara kandi aringana ubwo rero se wana aho ngaho niwe wari inshuti y'Uwera niba namurohoye muri Rubyiro urumva rero byagezaho ikinyoma kimara
kigaragariye nta kuri byari bigomba kumera. Icyo gihe nabwiye umwami w'ubukunzi nuko byagenda kose umenye ko uwera urahana uwera ko yavuze ngo aramwica. Nabubwira ariko umenye ko n'uwera mwabyaranye ari umugore wawe. Ni ibyo ari byo byose wahana wagira gute wibuke ko mwabyaranye. Mbese ugerageza gushyiramo inyoroshye nta kundi byagenze ntabwo. Urakoze cyane. Amakinamico rero yakinnye aba menshi, wagiye utubwiraho turaza gukomeza kugenda twimuka mu bihe. Ariko si icyo gihe wanatubwiye ngo wasanze ngo habaye ngo kwa publicity imwe ya indi ya Surufu. Yego. Haje n'izindi se cyangwa wigumiye mu bakinamico gusa? Oya, ubwo nibwo ndumva ndabyibuka ko hari igihe cyo mu kwezi kwa 7 basasirira amakawa. Icyo gihe iby'abanyeshuri ba kera babyirukiragamo, uyu mwana yamara kugira mu ishuri ryisumbuye nawe yishyiraga mu yindi ntera. Niba n'ubu bakibikora simbizi. Ubundi yabaga ari mu rundi rwego. Icyo gihe rero kwamamaza yewe nabasabaga gusasirira gufasha ababyeyi gusasirira amakawa mu kwezi kwa 7. N'abanyeshuri icyo gihe bamereye nabi ko nabameneye amabanga. Babwira ngo mwirirwa muzenguruka imisozi nk'abayigabanye aho mwagiye gusasirira amakawa mukabona za minerivare. Naho ngaho nari ntangiriye niyo nahereyeho rwose icyo gihe mu kwezi kwa 7. Muri 86. Kuvyo gihe rero na radio yari kirimwe. Humva amakinamico atangiye ubwo amakinamico nyakina nako namamaza. Ari nanjye wamaza nyine kuri radio ubwo nabo twafatikanyaga nyine twakoranaga hariya. Ariko icyo gihe kwera ko radio yari rimwe byatumye icyo gihe ngira ikintu cya promotion cyo kumenyekana mu gihugu. Ari umustar ubyo bavuga mu iki gihe. Niba iyo bustar nta uvyimenya haminwaho nabandi. Hanyuma ukina ni nk'irihe zina ryagufashe kurusha andi mazina icyo gihe abantu wajyora hanze bakavuga bati uyu muntu bakakwita ayo mazina? Bo ubundi amakinamico harimo Iseko ya Kibera inka, harimo mbese rore nakinaga bwacyaga indi. Ariko ubundi ntuza yakunze kwamamara kuri jewe kumfata. Niyo nakinye nyine iriya nayikini mu rwego rwa filime iriya yambirikanye. Niyo yakwiye igihugu cyose kurusha izindi. Ese ko ubundi abantu ibintu abakinnye ubundi wabaga bakiraga n'umucuruzi bwakeye n'Inyangezi bwakeye amazina ni menshi. Ubundi ko ibintu abantu bakinnye hari n'igihe abantu babareba bakabibabonamo. Nta muntu mwajyaga muhura ngo akubonemo nk'umuteka mutwe kubera mbirikanye? Ahubwo icyo gihe wagezeyo iyo wakinnye rero gusanga bayiguhamagara twemera ko wagezeyo birabashimisha ntago bigutera ipfunwe. Ni hapfunwe rwose. Hanyuma rero uramamaza utigenda uzana ibindi wamamazaga ariko hari ibintu abantu bakumenyeho wamamazaga cyane kurusha ibindi. Ntabyo wabuze se wenda we nk'ibyo wibuka waba waramamaje cyane? Kwamamaza se ko iyo namamaza nukuvuga ngo namamaza ikintu nagezeho nahagazeho. Kandi iyo nyamamaza nkaho ari wowe ubwawe ukiyamamariza. Niko nicyo kiba kigaragara. Niyo nkakikugaragariza imbere nk'uko ugihagazeho. Iyo niryo banga dayeri. Kuko ndumva ibi byo kwamamaza umuntu ngo arakubwiye ngo nyamamariza ibi ngibi yamvugira ibi ngibi ugahita ko kanya ubikura uko bikubwiye hari igihe byanagukora kuko nanjye byari binkozeho. Gute? Bo genocide ikirangira hano muri Kigali hari umuntu wankozeho rwose ati ngwinyamarize amapamba. Ipamba rero ati umamagaze ngo yarari sahuye baragize ati sinzi ngo yari yararivanye. Ndamanutse ubwo ndagiye nikozeho aho mpageze aho yaranyeretse nabonye ibipamba bihunitse mu byuzuye. Nakugenda nkoza ku nganzo nta kindi. Mpamagarira za hopitali zose mu gihugu nimwirirwe mugiriye mbogamizi cyangwa iki ipamba ryabonetse mwihutira Kigali muri etablisement niba ngo yari biyondo niba ari biyondo. Arananyishura.
igihe ndi ku kazi hariya muri Orinfor ngiye kubona monopeje arinjiye atwitwa Mukesha batwara ari Orinfor cyane ikigo gikomeye na kwari ugupfa kukivogera ndabanza ndamureba ubundi bamushaka umushakira iki magambo avuna we uhinduka mbirikanye bo ora ndamushaka hano ndagira ngo ansange kuri station judiciaire ati kandi ndagenda mujyanye ndahaguruka nti wabambwira icyo njyane ati ngwino ndakikubwira tuhageze arabanzanyuza kuri yo etablissement aho ngaho aho wamucuruza yacuruza sanga za ambulance tonze imirongo imodoka zahuruye zari zije gukora iki gutwara ipamba twari pamba nigeze ngo bari bazanye inkomere ku ipamba bo naho ako gapamba kari amafuti ntuzamaze gusohoka ibitero bya Kigali biragenda birakukumba abandi batonze bararibona abandi batonze rero bakubise igihweriye ubwo amageze aravuga ati izi modoka urazireba ati banze usoma zavuye ngo zabushenge yo zacyangugu zavuye he zangarama naye za Gisenyi numva umutima uranguruse ikarabaye nuko none se niba zaje gutwara ibyo bazihamagariye ati birihe ati binyereke ntabwo ari cyakora cyo ubwo nyira aha ngaha nyiri etablissement abikwereke icyo nakoze nuko amamaza ibyo ibyo ngibyo ntibyagombye kugira icyo bindebaho ati bo aturabizi ati hari ikintu ugomba kumenya wabwiye igihugu cyose ati urumva miliyoni wabwiye n'ibi bitaro byose byahuruye yesanse rayiwa nandi shoferi barariwa nandi utinda biri hase umva ikibazo kirankomeranye pe ati ubwo nta bundi buryo mbwira nawe uko utubikirana ubwo nabwo ndareba nsanga ibintu birankomeranye rwose kabisa naburi umuntu w'umugabo naho umwana w'umuhungu yamaze kubona ko byagenze gutyo ararizinga yigira Bujumbura no bango agomba gushaka igisubizo cy'ibibazo byose biraho uko niwe bareba yari yambonye se wibaza uri bukuri pamba wabyitwaye mute aha yaranshoroye nyine no kuri station ndareba mbona nta gukina buhari umugabo aramfunga da ati bo bisobanure ziriya modoka zirasubirayo ngaho reba essence zaje zinyweye icyo kibazo kiranambwa numva rero ari abagabo burya ntiharibwa kabisi tumvikane urabona ko nakoze kwamamaza nsimbihakana kandi zaje ariko zaje ari za leta n'insanze zanyweye ni ya leta nese uragira ngo njye kwigira za leta numva twumvikane ibuze uko bitekwa birotswa ubwo guteka ntibyari bigishobotse byari bigishobotse mugiye kwiga umuco wo ko bitekwa birotswa nti agataho ngaho amafaranga banyishyuye nyabajyari nk'ibihumbi 150 yari na menshi icyo gihe yari menshi icyo gihe nyine nari umukire cyane ukomeye nisiragira ngo byari byose amafaranga na gutyo icyo gihe ko abantu banakoraga badahembwa twe twakorwa kubwitange umva rero ti inda ufashemo make nanjye mfate mwandi ibindi ahasigaye imodoka niba zaje zirasubira uko zaje nta kundi bakumera zizi naho nararuye nababwira n'ibisake biri byo nko aho ngaho n'igifuka cya pate jaune ni abana baburare urashaka iki ari umwana w'umunyamurenge rwose ati nibagende nakazi kabo n'ubundi ntizibura gusubirayo murabyokeje nuko na yese bomba beshi nuko nabikize murabyokeje ni ibyasigaye baragiye arababwira ngo asubire bose yarukundi ibyasigaye byari ibye ntibyari ibyanjye nuko ndazamukuva ubwo byamaye isomo
n'ubu wumva nkora publicité sinshobora gukorera umuntu publicité ku kintu ntahagazeho mbese ngo nakigenzure ndebe ko ukuraho kuri nuvuga ngo ugomba kubanza ukagerayo nkabireba ntari nkamubaza nuko yabitangiye byose akabimpa n'abadukurikiye bumvire ngatangaza icyo nahagazeho inkuru y'impamo atari ngiya nkuru yaha urakoze cyane. Hanyuma rero hari abantu bakomeje kutubaza utuntu dutandukanye bati mbese mutubarize avuye aho ngaho i Nyaruguru ageze i Butare twatugiye kwa Rugambere yambaye inkweto yaje azi ubwo twagiye mu bibazo turaza kugenda dukomeza ariko nibazo by'abantu tubisubiza iminota itaza kutucika. Ati izo nkweto ntiyigeze agira agatima ko kuzikuramo ko benshi twazikuragamo. Oya ahubwo nahageze ahubwo none risi hubwo zandiye kuko bwo kunone risi nyine zakure kwera kuzambara bwa mbere nyine zandiye zamereye nabi. Hanyuma n'ibindi bibazo byanyu turaza kugenda tubyakira turaza gukomeza noneho harimo natubwiye ngo yakundaga ngo iyo wamamazaga yatubwiye ati igitangazamakuru yamamazaga ntimukivuge wenda bitababangamira ariko twe ntacyo bidutwaye turi mu rukumbuzi n'ibyo binyamakuru byari bihari igihe turabikumbura noneho ngo nadufashe yibuke muri kamwe mutwe yamamaje nko mu mvaho ngo wamamazaga imvaho umusogongera abantu ukajya kuyishaka wanayibura ukagura niyashize ariko ukayitahana. Urumva kugira ngo ukore inkuru inanashyuhe iryoheye kwamamaza imvaho narayamamaje koko igihe kirekire kandi hari n'igihe cy'akarengane kenshi cyo gihe abari baburugumesere bakandamizaga abaturage nibyo nagiye impangana nabyo cyane cyane mu mvaho. Uri rero kugira ngo inkuru ibe nziza ugomba kuyikaranga ukayikubitamo n'igitunguru. Ngaho rero kumva ngo namamaje imvaho nk'umuntu ngo agiye ngo kubisoma ngo ntiyabibona nanjye ubwanjye byaransitsaga mwese yagira ngo musomere imvaho yagira ngo musomere imvaho yose uko yakabaye mve ku ipaje ya mbere minuke ku ya nyuma mvaho nagendaga ndeba imirongo ikurura abantu kandi isekije nkaba ariyo ngenderaho nyine hasigaye ngakaranga nta yindi. Hanyuma kubitamo igitunguru n'ibindi birungo akagenda ari byo ashaka abantu bagasiganwa nanjye nabarebaga bajya kuyishaka kabwira utari ko rwose nagezeyo. Ariko rero nuvuga ngo imirongo nabaga mvuzeho yabaga irimo mu mvaho nkafata ku ipaji ni nkavanaho 200 hari nkavanaho undi umwe mbese kwijagajaga ariko ngafata imirongo ikurura kandi turutuko hari akarengane iyo abagiye barengana niyo nagendagaho cyane kuko ntibigutangaze ko ababurugumesere benshi icyo gihe bagiye bazira imvaho bamwe baranabimbwiraga duha umusogongero rwose w'imvaho ushaka ukubitemo ibirungo karange hano muri studio kakona bavuze ko no kuyitangira byabaga bisekeje. Tangira twumve rero tucicike ko umusogongero w'imvaho nimero iyi baga kwakunda bavugaga ariko bivuga rwose n'ijwi ryo rihanitse ndi hejuru ari gihe se mwago nige watangije nimero zose niyo navuga niyo ntacyo uvuga ishaka umusogongero w'imvaho nimero 1254 mwese ibageho nimutangwe muri iyi mvaho ku rupapuro murasangamo bitekereza iki kirumva nabaga ndeba inkuru nagiye nasomye naha murahasanga ibi nibi ariko mwese imvaho ibagereho. Urumva ko yarageze neza hari umuntu wese twandikira ubutumwa avuga ngo naza kugira mu kwamamaza imvaho mutubwirire ngo hari inkuru zigeze gucicikana bavuga ngo abajura bigeze kubatera ngo muratabaza ngo noneho ngo mutabaje ngo abantu bakagira ngo murimo muritoza umusogongero byaba ari byo cyangwa n'urwenya abantu baba batera ukurikiye y'urwenya kuri jewe ubanza wa mugani wawe imbavu zashye nose abanyarwanda bari kugira ngo byiryohereze agatama barimo kukanywa umuntu areba icyo ashyiraho ngo gisetsa abantu nese ubwo se uri umuntu kuko wavuze ko naratatse ibyo byagezeho kenshi ngo naratatse ngo uravuga ngo ndiho nditoza toza umusogongero w'imvaho koko ibyo ngibyo iyo twebwe tubyumvise byakira neza cyane rwose urumva bumva ko ibyo bintu byabashimishije umusogongero w'imvaho wabashimishije
kandi koko mu by'ukuri narayizamuye icyo gihe nayivangiye ku 3,000 nyiza ku 10 na bingahe bari 14,600 buri sohoka buri wa mbere. Hari abantu rero barimo kutubaza ngo uko twarwaye imbavu ngo ariko umuntu tumumenye niba utamuzi utatangiranye natwe turi mu kiganiro urukumbuzi twabwiye ko dushaka kujya tubazanira n'abantu babaye muri ibyo bihe bakadusangiza ibyo bihe byo hambere tukabyibuka cyangwa tukanabibuka bitewe n'ibyo bakoraga icyo gihe. Uyu munsi rero turi kumwe na Mukesha batwara Dismas, muramuzi wenda ushaka utaramenye izina ariko ijwi kumva atari ubwa mbere ryumvise. Yatunyuriye inzira ndende cyane, urugendo yaciyemo kuva Vinyaruguru kugera muri kapitali yari igizwe n'urutoki icyo gihe. Uyu munsi rero turimo turaganira nawe kugira ngo adusangize ibyo bihe ariko kandi anadufashe kubibamo neza tutaza kubibabwira gusa kuko we yanabibayemo ariko akatuvungurira nyine cyangwa akadusogongeza ku byo yakoraga yaba mu kwamamaza yaba makinamico yaba n'ibindi. Ndibwira rero ko abadukurikiye mwari mwagize urujejo nibyo ngibyo turimo. Noneho rero hari umuntu tubwiye ngo hari iyo wigeze kwamamaza ngo arayikunda cyane ngo yaririmo ngo umuntu wabyaye ihene ngo akajya avuga ngo yabyaye ihoho. Iyo nkuru yari mumvaho nyine numva hari azajari icyo gihe bari bavuze ngo umuntu wabyaye ikintu gisa nk'umuntu kandi ari ihene iyo twarayamamaje rwose urumva. Ariko rero umva ibyo gihe mumvaho ho ntabwo navugaga ngo ndajya mu gihugu cyose ngo njye kureba inkuru abanyamakuru bazanye handitse, nubwo twabaga tuzi yuko abanyamakuru bimvaho icyo gihe nako n'abanyamakuru bundi bamamaza bavuga inkuru bahagazeho. Icyo gihe rero yageragaho yewe yangeraho hariya nkayishakira igitunguru da. Ariko iyo nkuru numva kuko yenda yakuruye benshi kuvuze ko byari bishijeje kumva ko ihene yabyaye umuntu. Urumva rero sinavuze ngo nigisa n'umuntu yavuze ngo yabyaye umuntu rwose nta kundi bya mbere kugira ngo bajye kureba umuntu ihene yiho niba baragiye nyine bagatera jari bakajya kureba iyo hene. Ubwo wageze no hari ukundi nimvaho yaraguzwe. Hari n'undi uvuze ngo hari abantu baribuka ibyo bakwibukiraho cyane ngo hari ngo yakundaga ngiyo ngo avugaga ngo ibintu birimo aleluya urimo wamamaza ukaza gushyira hano ngo no kwamamaza iyo wamamaza ibijyanye n'iyobokamana. Iyobokamana ryo murabizi ntabwo ribura riruye ribura amen. Ibyo ngibyo urumva ko turayikoresha iyo twamamaza ibiterane bijyanye n'iyobokamana. Ku madini hose rwose ibyo biterane ndabyamamaza kandi ngakora uko nshoboye ubwo nkagera no kwivangira byose no kuri Bibiliya. Nibuka kera nkiga mu seminari ntoya yigeze kwamamaza ngo bombori bombori mumvaho yakundaga kubirimo hagati ya Musenyeri n'abaseminari batoya ngo ntibazakizwa na Roho Mutagatifu n'impano zindi. N'ingabire z'uko arindwi urabyibuka bituvugire neza nko byari byo twari tubihuriye hari na ikinamice twari twarakozeho iyo umuseminari yasamaye. Urumva rero kumva narayikinnye iyo umuseminari yasamaye hagataho noneho kaza kubona nyine na bombori yirushye mu seminari kubikina biroro urumva ko byari byoroshye imbere yanjye. Ese ubwo wabaye nk'ujya muri uwo mwambaro w'icyo gihe ukatunyurizaho natwe tukagerayo Uze kuko urashaka kunteranya n'abapadiri oya baraza kumva ko ari ukuganira nakahise fata ibyo ngibyo nyine kumva nkubwiye ko nene yakinnye nyine niyo teatre iyo umuseminari yasamaye ni ingereza bugereje kugaho abapadiri batava bafata za buri byare bari buri byare ngo naziva imbere abantu mudukurikiye batwihanganira dufata akaruko gatoya nk'iminota nk'umwe sinzi na turazagugaruka mu kanya nituza gukomeza nyuma yaho turakomeza ariko reka tubereka asome ku mazi natwe turuhure imbavu ko imbavu zirashize mu kanya gato mwaza kumva nta mwuka ngifite ariko mu kanya turagaruka dukomeza ikiganiro n'urukumbuzi. Murabizi ko tudashobora kuvaho rwose kandi ntidushobora kubatererana mu kanya gato cyane rero turaje nje naragowe
urusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu mbabaje gusa n'ubwo nakundanye n'umugabo wanjye tugatandukanywa n'urupfu urusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu mbabaje gusa n'ubwo nakundanye n'umugabo wanjye tugatandukanywa n'urupfu bantandukanyije n'urubyaro ndetse n'ibyo twahanye none kubera ababyeyi n'abavandimwe be batagira impuhwe bantandukanyije n'urubyaro ndetse n'ibyo twahanye kandi reka bibe nabibonye kare yaguriraga kweto bose bakamikwa yaguriraga gutiya nabwo bakashiginywa bitwaje ngo sinakoye kandi reka bibe nabibonye kare yaguriraga kweto bose bakamikwa yaguriraga gutiya nabwo bakashiginywa bitwaje ngo sinakoye bategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riva batamaye n'impamba ntibategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riva batamaye n'impamba ubwo mbanza muri gacaca we ruragica nakambira inkiko nyinshi ibintu by'ubusa baranga babinturunguramo mbega ishyano
kandi ngakundwa namwe mwese ngahaye ibintu byarankananira munegetsiki bana badamu rwose ndabatakambiye munyinyi uburenganzira bwo gukunda no gukundwa n'abana b'ibyaye ubuse ko basigaye bambaye n'abada byabungwiki dore mwabishe mu byase mubyidagaduramo bahura n'uburyo bwo kwiga twari twariteganirije ngakunda kandi ngakundwa namwe mwese ngahaye ibintu nkabyarankananira munegetsiki bana badamu rwose ndabatakambiye munyimye uburenganzira bwo gukunda no gukundwa n'abana bibyariye ubuse ko basigaye bambaye indabaga byabungwiki twari rero dufashe akaruhuko gatoya kugira ngo dusome no ku mazi ariko kandi tunaruhura imbavu twumvaga hari ibijyanye no kuganira no guseka byabaye byiza nibyo ariko kandi n'ibibazo byanyu turagenda tubyongera mu byo bagenda baduha harya wari ugize uti iki mukesha abatware bivuga yuko ushobora kuba hari abantu bakomeye bajyaga bagutumira kubera ko abana babo bagukunze icyo bintu byaba ari ukuri ahantu bakagutumira rwose nka minisitiri akagutumira ati ngwino uzaze gusetsa abana banjye bijya bibaho naho abantu bari bose ntibabura kugira urwenya ibyo ngibyo turabimenyereye ariko ntabwo natinya kuvuga ko izo nkuru zigenda zingeraho si byo kuvuga ngo na minisitiri yibica iruhande bavuga ko nta nyir'ubwite yampamagaye ngo ukagenda usezera ukagenda nsezera mu muhanda hose ariko se mu by'ukuri wowe ugize imana ugahamagarwa nawe wabura kugenda wishimye ukagenda usezera mwumve ko abanyarwanda rwose nabo
aho bari bakunda gukora no kunaragara muranzira ndabaseze ndagiye sinzi niba nzagaruka ibyo bintu ntabwo byabaye namwe mu bitekerezo murumva bibaho rwose waba uhamagawe koko aho wagiye wishima uguruka ukavuga ngo ugiye nseze ngo mubeho ukagenda uraga ntabwo ari byo. Hanyuma hari akandi kantu bajya bavuga ko ngo hari umuntu ukomeye wagiye ugiye kureba hari ikibazo ufite kandi gikomeye ugiye kukimubwira ahubwo kubera ko yarakuze ngo agaseka gusa kandi ari ikibazo kikubabaje kavuga uti nyamara mfite ikibazo ngo agaseka gatembaga ibyo bintu byabayeho. Ibyo ngibyo wenda ntibyabura ushobora kujyanira umuntu akababaro ukakubonamo wenda kwigiza nkana nguzanye urwenya ibyo wenda bishobora kubaho ariko rero aparike nta wigeze amuhamagara ngo nako ntawe nigeze kureba amugiriye ikibazo noneho ngo acyumve nk'urwenya ibyo ntibishoboka rwose by'ukuri. Jewe urwenya bamvugaho rwinshi ushobora gufata n'iminsi wanzani nimva zafata ibitabo nkandika hari cyangwa njya nibaza nk'iyo byumvise ubyumva gute urisekera ukumva nta kibazo byumva neza rwose nta kibazo bazankoraho mwokagira imana mwe we ntabwo bagukoraho ariko wumva ko abantu banakwiyumvamo urumva nk'uwo muntu wavuga ati yamanutse ntaragatabaza urumva wenda ko yangiriye n'impuhwe numva yaramfitiye impuhwe ntabwo ari ibyo ntabwo ari bibi kandi nanjye ndi umuntu ukunda urwenya ndanarutera abanyarwanda rero barunkozeho ibyo ntibyantungura nta nubwo binambabaza rwose. Urakoze cyane. Hanyuma mbere yuko tuza kwinjira mu butumwa no kwakira amatelefone y'abantu ngo bigeze kubaho n'umuhanzi n'ibyo kuririmba by'imbyino ntanabikunda n'ubu njya mbigerageza rimwe na rimwe numva iyo namamaza kenshi iyo nkurije akorudewe bari yanjye ari jye wayicurangiye. Tubwire nk'indirimbo abantu bashaka kukwibukiraho niba baragiye babikurikira hari iyo naririmbye icyo gihe nacuranze kuri radiyo Rwanda deja baranayifite yitwa Imfura y'inka bo ndumva yanyuramo ntacyo byantwara. naho rwose murayumve mfura y'inka we ese mfura y'inka mama mfura y'inka we nzigira ruguririye we guririya kumuririmbo we iyo nite temera ngatonda we iyo nitwa nyirarutunga we umukobwa mama wo mu bashumba we murayumve mfura y'inka we ese mfura y'inka mama mfura y'inka we. nta yindi irahari nayo ntawange ngari ntawange indayanyi naye yego igicaca naragiye nahasanze inyana y'ingweye yego zana icyansi kuyikama ntirago kuyirasaye iyo narakomeje nyine muri akurude wibivuga neza cyane ariko ndumva injyana irimo aho twanahamiriza nta kibazo rwose. Buriya kuhamiriza ushaka urabikunda se? Mitorero nanyuzeho nyibyiruka narahamirije mu matorero. Ya televiziyo niza tuzamugarura cyane duhamirize nta kibazo uzaba wateguye umugara rwose. Claude zadushakira umugara cyane. Urakoze cyane Claude. Twitaba amatelefone rero tuna soma n'ubutumwa tubihuza reka turebe ukuntu twabigenza hari duhere ku matelefone twumva ibyo abantu bavuga menya hari twabaniganye ijambo. Mwaramutse yego mutwari muravugana Manura rwasambu umurenge wa Kivu akarere ka Burera amajyaruguru. Yego iyo radiyo yawe kanyifu umugabo mukesha abatware dise masikariso yaturyohereje nanjye nakundaga ari kwamamaza tombora Erikaze none muzadusangize n'uriya mugabo wise
izina ry'inkinamico bita Gasimba François nawe twumva amateka ye kabisa. inde Byuma François. Ibyo uvuze ngo nde kuko numvise amateka ngo umuntu wabimbye izina uvuze niri banza twibutse izina uvuze igihe Gasimba François. Gasimba. Gasimba. Ngo François. Aha. urakoze cyane sawa natwe turakukemenja kivuye ku mupaka wa Bugande kabisa n'ubumvira. abo bantu mu badusuhurize rwose cyane dusangiye so kubahurira iyo porogaramu kuri Radio Rwanda. sawa arakoze Mwaramutse. Mwaramutse. Ni Nkombe Rwanda turuka ku Gisagara ariko ubumerereye Kigali. Yego nkunzurwa. umva nkunzu Rwanda we Karameyane Marie. hano dukoresha ikinyarwanda cya kindi nyine dukumbura ntabwo uvuga ngo ni nkunzu Rwanda guturuka wari kuvuga kuri nkunzu Rwanda uri Gisagara Murakoze kunkosora kandi ndabashimira. ngaho komeza wo ku Gisagara na Ndoro. Ndetse abatware nanjye naramwumvishe kenshi mu matiyatere no mu mapubulisite ariko ndashaka kumubaza akabazo adusubiza ahantu yaba avuka nyirizina ku ivuko noneho abashe no kumbwira muri iriya kinamico yakinnyemo yitwa Nyangezi harimo n'undi musaza witwa yitwaga Ndera umusaza witwa Bigerageza ambwire nimba yaba akiriho ambwire n'impamvu ubu ngubu atakiboneka mu makinamico cyane. Murakoze. urakoze cyane nakumvise mvuka muri Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru ubu ngubu mu murenge wa Kivu. hanyuma yo kinamico uvuze nayikinnyemo ya Nyangezi w'umunyenganda Butare. uwo rero Bigeragezo wakinaga muri Bigeragezo niba ari kubivuze yitwaga Elifazi Baganizi. wabyumvise ni Elifazi Baganizi ne twakinanyemo kuri Nyangezi w'umunyenganda ndayibuka. yari yabajije ngo yaba akiriho ntabwo akiriho. abantu bahitanywe na jenoside nawe arimo mu ndamutsa ko indamutsa ryari itorero ry'abantu bageze kuri 25 ngira ngo abonzi bariho ubu ngubu basigaye ntabwo barenze 6 abandi bose kwaheri. Imana ibahire uko ridashira badashira yabakiriye neza ndabyizeye. Ati mwaramutse neza Anne na Claude yambi cyane rwose ati igitondo cyiza ariko yavuze ngo umugwaneza umuziranenge nari mbihini hanyuma ati igitondo cyiza ndabakunda cyane mutuma iminsi yo kubaho kwanjye yiyongera. Nitwa Mushimiyimana Alexia kandi ndi Muhanga mundamukirize cyane Ben Nganji na ntivuguruzwa na Bwana Gadirigena. Hanyuma ati munyibukije akantu kamwe rero ngo umusogongero w'imvaho nimero akayivuga ngo imvaho yanyu yongeye yagarutse ati nibishoboka akadusubiriremo. Nitwa Alexia ndi Muhanga ndabashimiye rero kwa mwamutumiye yanditse ibintu byinshi rwose yanezerewe. Alexia wakoze gusubirira n'ubwo basomye imvaho yanyu yongeye yaje imvaho yanyu ibazaniye iki inkuru ngizi inkuru yazivuye imuzi rero ugashyiramo ubwo ngashyiraho nkanzika yigeze kwamamaza imvaho yaririmo inkuru y'ishuri rya hano muri Kigali abanyeshuri ngo bari amandazi noneho barabirukana muri lise hari banzi bibuka ni muri lise ukuntu wabivugaga amaganira kandekeri ati abanyeshuri bagiye kwiga baganiza kabizira amandazi urumva koko ari nawe kubwira ngo iyo nkuru uyivuge nta kuntu wayivuga utamaganye abo barakwiga bakajya kwiga kurya amandazi gose ngo niba ari cyo biga ati mwaramutse neza uwo musaza azi ibintu kabisa ndamukunda pe. Ni Claude ndi Nyamirambo. Claude urakoze cyane
undi nawe ati rwose uwo mugabo arimo aradusetsa cyane, yahuruje abakiriya kabisa, nta bicuruzwa by'ipamba yahuruje abakiriya kabisa kandi nta bicuruzwa by'ipamba bihari. Donc yabaye nyirabayazana. yari inkozeho Abarakoze cyane ariko yampaye n'isomo ahubwo n'abandi bumvireho babyumvireho. Ati mwaramutse, uwo musaza arakaze munsohorize, ndibwira ko intashyo yazakiriye. Uyu nawe ati gitondo cyiza, urakoze cyane. Undi yanditse ubutumwa ati rero ati mumubwire adusubiriremo umusogongero w'imvaho, ngira ngo yabikoze maze kubikora rwose. Uyu nawe ati yasetse, yashyize ibintu by'ibitwenge gusa. Ati nasetse imbavu zandiye, ubuzima ni ikinamico koko. Ati bibilisite y'ipamba, yasetse gusa. Ati bibuze uko bitekwa birotswa. Hanyuma ati bonjour, ati menya impamvu sha umutante wanjye yakundaga ninde kabisa, yari yararerewe mu majyepfo ariko ntiyacikwaga na ninde, munsuhuriza uwo musaza pe yatanze na ruswa. Ati wavuze ko washakaga inkuru ukayibura ukurikije uko yayivuze. Yaramamazaga nibyo ndi batubwiraga, ukababona basiganwa bajya kuguruka, avuga uti yaba mwari muzi ko ibyo ari ibitunguru. Atubwo ibyo ngibyo ni urukarango rurimo birukanze igitunguru nyine. Ati umva mbabarira umumbarize amakuru avuga ko nyakubahwa yagutumiye, ngira ngo ibyo twari twabivuze igihe atubwiraga ati nyir'ubwite. Hanyuma tugere ati mbega mukesha batware we, ubu koko uyu mugabo umuntu yamubona wate kweri amaso ku maso, mutubwire mwe mumuzi ujya ubasha gukora, njya numva utwereka aho urimo ujya mu nkuru ukatukuruka tujyanayo. Ariko numva bitamugoye mu mafilime menshi maze gukora, arahita kuri televiziyo niyo ryumeho irahita bo kugeza ubu ngubu. Inganzo y'amateka irahita, inganzo y'amateka irahita, harimo no mu itorero rikuru barayerekana. Yambuze koko ku makinamico menshi nako nazo mu mateatire menshi maze ariko mu magambo make tutagiye kure, ni umugabo ubyibushye igikwerere w'imyaka 60, yambara marinette, afite umusatsi mwinshi n'uruhanga rwose rukenkemuye, yambaye ikote ry'umukara n'agakaramu ku mufuka, n'ikaramu ku mufuka rwose, n'ishati y'umweru. Umugabo rwose ukomeye. Hari ikindi kintu turi buze kumubaza nitujya gusoza, tubwire ibanga ryo gutuma abantu kuva muri za 80 kuva muri za 80 abantu bagukunze kugeza uno munsi. Uraza kutubwira ibanga ariko atari nona, uraritubwira mu kanya ko twitabe nk'abantu nkabangaye. Yego mwaramutse. Amakuru wumvise umusaza mbirikanye? Namwumvise mukesha abatware ngo mbirikanye. Niki akwibutsa mukesha abatware? Muri museke we yakwakira nka Rutaganirara. Niwe muri kumwe rwose. Ijwi rwose ni Rutaganira, ariko bagasubizaho Rutaganira rwa mwene Munyemanzi. Rutaganira rwa Munyemanzi hubwo. Abarwo ni furaha muri kuvugana mu murenge wa Musebeya. Urakoze cyane furaha we. Aho turabemera cyane. Aha, uyu nguyu rero ati umva twasetse cyane twagagaye kabisa. Ati ni Beira muri Mozambique, suhuza mukesha batware cyane. Nakomeye ngo ni Beira. Radio yacu igera kure. Simo za Afrika gusa yogoga n'ibirere na za Buraya na za Amerika. Buraya rwose ubwo amasimbi bari kukumva. Ati Monique Radio mutubwirire mukesha batware atwamamarize Sima Nyati. Ati hano bugeje Sima Nyati ntabwo wayumvise narayamamaje kuko ngimenya yaranyuze mu gutwe sinzi. Narayamamaje mbabwira ko ikorerwa ku nyanja y'Ubuhindi Dar es Salaam. Ngo yaravuze ngo nayo dusubiriremo. Ni ikizamini rwose ubwo se arumva koko police na ati iyo twakoze police mbese irangiye umuntu aba yayikoza abategereje izindi.
ati yane ni Nsabimana Leopold ndi Nyagihunika mu Bugesera uwo musaza turamwemera ibyo akina inkuru harya siwe ikina Rutaganira niwe rwose muri kumwe mwiriwe yego muravugana na Jugande mu karere ka Nyamagabe mu mudugudu wa Buhiga yego mukesha watwara mukurikira muri Museke we yakina neza cyane yego sha ibyo ni byiza sha ibyo bimpame rwose natwamamarize mu Rwanda fomu Rwanda fomu banze twishyure ubwo Rwanda fomu rero izishyura nimara kutwishyura azayamamariza sasa murakoze sawa aha mwaramutse turakumva ntago tukumva neza ariko bite wakwegereye telefone yawe urasa n'uri kure turakumva noneho waramutse neza Ane Marie Karame Faustin Kukamonyi Faustin Kukamonyi Ego Faustin kubera ko morera Kimisagara umusaza nakuze cyane hano kufunaraga ako telefone yawe iravuga nabi Faustin ntago tukumva akabazo kugihanganire no kuvuga ngo oye Kukamonyi ariko munda gukora hano Kimisagara uwo musaza ndavuga icyo cya mbere kinshimishije ariko ikintu kindi cya kabiri kinshimishije uko mwamwakiriye muri iki kiganiro cya radiyo yacu icyo ni ikintu cya mbere nk'abantu bishimiye bakunda kumva ibiganiro bya radiyo kuri radiyo urakoze cyane byadushimishije cyane ubuzima busanzwe niyo mwitegereje ubona ari umuntu w'umusaza ushobora kwegera akaba yakugira n'inama nk'urubyiruko ikagufasha cyane ujya umwegera ikintu cyanshimishije cyane kirenze niko ye wari wamwegera ngo akugire inama ntabwo ndamwegera ariko nk'iyo imodoka agiye mu gipangu cyiwe kubera ko tuba turi hafi yiwe ku gipangu cye dukunda kumwitegereza cyane kubera ko niyo umuntu aguteza ari mu mujyi arakubwira ati jyana kwa Mukesha ni ahantu hazwi cyane urakoze cyane rwose ngaho komeza ugubwe neza ikintu cyashimishije cyane by'umwihariko kubera ko Kimisagara imvura yabyukirwa cyane nanjye nari imyamye nari mfunguye radiyo ndimo kumva tuye mu buriri ngiye kugura amayinite kugira ngo mbashe gutanga igitekerezo urakoze cyane rwose uri umuntu w'umugabo ariko by'umwihariko hari ahantu yavuze baje kumufatira kubera ari amapampa yampamaje yabaye sitori ndende byadushimishije abantu bo mu rugo twese twabyumvishije turaseka turumva ubwo natwe twagezeyo umugore mu ntoki mumubwira ati rwose komereza aho ngaho abo ngabo ni abantu baduha umuco wa kera wo mu ndirimbo z'imara urakoze cyane arakoze cyane Faustin rero kuba umwanya bari muto nyine twakira abantu benshi kugira ngo niyo mpamvu tutamuretse ngo yisanzure uko yabyifuzaga ariko icy'ingenzi yagaragaje ko yishimye kandi tutangira twabwiye abantu ngo uyu munsi umuntu utari buseke ntanezerwe ntaruhuka amavunane y'icyumweru cyose ntarwanye ukonje ngo yumve ko anezerewe araba afite ibihato ariko biragaragara ko abantu babikuye kabisa nta bihato cyane rwose hanyuma hari umuntu hano wavuze mu mbarizi igihe yashakiye umugore n'abana afite yageze kubivugaho atundi mumubaze nyuma ya Rayon Sport afana iyihe kipe yindi mu Rwanda afana Rayon Sport urumureyo ibyo ngibyo ndumva uko bivuga ntibishaka bimpame ariko mu by'ukuri ikipe yatsinze yose yewe ndayifana ndayikunda ariko rero burya nyine sinzi yavuze ngo akumuntu urumva Rayon Sport kamemu ntabasenyangiriye ari ikipe y'abanyarwanda ikipe y'abanyarwanda kandi ikindi cya kabiri
yanakundirwa nta zindi nkunga zindi niyo abanyarwanda ubwayo nibo bayifashije bayiyumvamo namwe muri abare Uganda hari umuntu tubajije ati ese wabunga akantu inzoga yavuze inzoga ntayo inzoga yo ntayo ngwa rwose ndi umurokoreye muri ADPR n'uwitwa Spridio hari rero undi wabajije ngo ese aracyakina mu ndamutsa oya ntabwo ngikina mu ndamutsa yahise akurikizaho ikindi rugari tugisubiza ngo none niba yaratangije indamutsa za kera akadukarangira tukaryoherwa ubu ko yatwimye ibitunguru byagenze bite burya mu by'ukuri indamutsa n'ubu ndazikunda ariko jewe hari ikintu cyatumye ndakomeza gukina mu itorero indamutsa ubwanjye indamutsa ubundi zakinaga imikino ivuye muri concours national ivuye muri donc mu irushanwa ry'igihugu cyose urumva igihugu cyose cyarandikaga akagiye haza imikino nk'igeze no ku gihumbi abakemuramaka bakajonjora kugeza ubwo batsigazamo 15 niza ya mbere nayo igenda ireba impande zose donc kubirebana ku mico y'abanyarwanda ugasanga iragenda ireba impande zose ni niyo mpamvu ari amateatre yaryoheraga abantu horo rero bahinduye system yuko ari umuntu umwe ngo wandikira itorero indamutsa je numvise bidashoboka bitangiye mbisi nabikunze kuko urumva umuntu burya iyo inyandiko ari y'umuntu umwe uko wagira kose umukino ukabandika no guhindura inshuro zingana guti ikintu cya plagiat yakizamo byanze bikunze uru rero je ntabwo bigeze bimbera byiza ni nanjye ubwanjye ababwiye yuko ubwo buryo bw'imyandikire abakinyi bafite abakinyi nabahanga ndabemera rwose bazi no gukina ariko imyandikire ya ntuza ya mateatire bakina ntabwo ijyanye n'igihe tugeze umvaga idatumugerayo nta nubwo yanajyanye n'igihe tugezemo bivuga nose ko ubundi wavaga kumva iby'abacuruzi ukumva ibyingo zisenyuka ukumva iby'abahinzi donc kumva ntuza zitandukanye bigatuma abantu none bakunda imikino hanyuma iyo ukurikiye ndagira ngo utugereranyirize amakinamico y'ubu ngubu ko akurikirwa nuko kera yakurikirwaga yenda ubu ngubu ubibona gute nyine impamvu yatumaga kera ikinamico ikurikiranwa cyane niyo mpamvu nuko nyine bagendaga bumva inyigisho yabaga afite inyigisho agamije inyigisho ku kintu kiniki inyigisho kuri angeli niyi bigatuma bikurura abantu uko kera byo birumvikanaga ikinamico ryatangiraga abantu bahitaga n'abacuruzi baracuruzaga baguraga amabuye yaragurwaga y'amaradiyo byari kotaniro pe ugatabongaho kandi hari n'abakinyi rode kuko abo bakinyi bo mu kinamico itoro ryari rigeze n'abantu bari baragize formation z'abadage ku buryo umuntu yakinaga kumva koko agezeyo abakinyi ariko ubu ngubu jewe ntabwo itorero indamutsa ntacyo nari nengaho na nicyo nari gayo gusa ahubwo rirakina imikino itanyuze mu rwego mbese rw'igihugu kuko urumva imikino konkuru y'igihugu ikagira n'abana bakemuramaka bakaza bakajonjora bakavana nk'imikino koko ifite icyo yigisha ntabwo biriwe no kwandika umuntu hari n'abavuga ariko ko mwebwe generation yanyu mwabasebanana uburyo mwakinaga bari aba Atanasia Mukandengo ntabwo bigeze mubona abantu babasimbura kugeza ubu ngubu ibyo bintu byo wabivuga hiki none se ko iminsi nubwo ruyereka gashya none se bagira ngo bigende gute ese twahoraho ariko n'abariho ubu ngubu barakina kose barakina nababwiye ko ikintu kibuze nicyo kugira ngo bisabye rwose RBA yakusubizaho iyo konkuru y'igihugu cyose ereka burya baba banamotiva abanditsi none utegiye bakabona imikino ishyushye kandi koko imikino iturutse mu mpande zose z'igihugu icyo gihe itorero ryo rwose gukina barakina icyo gihe bakina bakagirayo neza ukumva ko bakina ibintu bikurura abantu mu mpande zose none se urumva umuntu umwe kwandikira igihugu mu kinyarwanda bavuga ngo inkingi imwe ntigera inzu murakoze n'igiti kimwe si ishyamba urakoze cyane twihuta hari uwavuze ati mbega ikiganiro kiryoshye we ati ni mu mubaze niba mu bana be haba hari uwamukurikije barahari barakina
bajya bakina nabo rwose nta kibazo. Aha, Gasabo waramutse. Mwaramutseho. Amakuru ni meza cyane Anne, urabizi ko iyo naryohewe nditumira. Wowe uri mu bantu bubahiriza ibyo twasabye. Ubundi twaravuze ngo nuryoherwa uri mu rugo ukabona byakorohera kugera aho dukorera, uzaze wicare ahangaha ni iwanyu. Nge nizihuse ko numvaga bitakunda. Ugize ukomanga. Ugize rwose winjire tuganire. Nizihuse nagira ngo mbanze nshimire mukesha batware Dismas kuba yemeye ko tumutumira hano muri studio. Ariko nanjye hari ikibazo nibazaga kera mbashije kugira amahirwe ndakubonye ndagira ngo nkikubaze. Yego. Urabona teatre bita Amabanga y'Ikuzimu. Irari irimo Sugira. Yego. Hari igitabo nasomye najya mbibwira n'abantu ariko nta shingiro ntazi neza niba ibyo mbabwira ari byo. Kwa kundi umuntu agira cyakemeza abantu ibintu kandi atarabihagazeho. Iryo kosa nararikoze ariko ntacyo byishe. Ari najyaga nibaza niba ntaho ihuriye atari teatre mwaba mwarasemuye mukayishyira mu Kinyarwanda muyirebeye nko ku gitabo runaka cyangwa filime runaka, ubwo radufasha tubwire niba ari byo cyangwa atari byo. Hari igitabo cyangwa umugani witwa Le Conte de Monte Cristo. Harimo umugabo wari umukire waje kugambanirwa n'abantu, harimo n'inshuti ze ndetse banamutwarira umugore baramufungisha. Le Conte de Monte Cristo bakinnyeho na filime. Iriya Amabanga y'Ikuzimu yaba ariho mwarebe cyangwa ni teatre mwihimbiye bikaba byarahuye gusa bidafite aho bihuriye? Iriya teatre ntabwo ari giye mwanditsi wayo kuyikina ko narayikinnye. Iriya arimo za kaye n'ibiki. Yego. Niyo ngiyo ndayumva nakinnye nitwa Bihemu. Naseba nane nyine ari we Sugira. Ari we Sugira. Ntabwo wabuzi twebwe ni teatre yaje nyine mu marushanwa yo ngayo. Yego. Navugaga hari concours national. Izamo iza gutsinda nuko icyo gihe yahuye n'abakinnyi nyine bamukani bashoboye. Yego. Abahanga niko byagendaga ko twari tugeze ku rwego mbese mu ndamutsa yuko teatre iza inyandiko izanga twayisoma nta vanga umutoza ngo aratanga za role n'ibiki byo. No umuntu ahitaga abona ayibonamo abona nyirayo ako kanya. Buriya byatewe nuko umuntu wakoze indamutse yarebye abantu babahanga bakatagomba gutozwa ahubwo babyifitemo ngira ngo. Kera twanakoraga na examen yabyo kujyamo. Twakoraga ntuza test. Aha, byumvikana ko noneho hari igihe mwakinaga role runaka ukaba wakwishyiramo ibyawe ubuhanga bwawe utiriwe utozwa. None se urumva nyine byagenda gute kugira ngo nyine ikintu kiryohe urumva gukora ibishoboka kuri yo bwabaga ukarenza bya bindi wamutoza nabyo aho umwanditsi yageze nawe ukagira icyo umwongereraho ariko bitavuye muri context yararimo. Anne njya nkwisebera akantu gato umfashe niba hari akanya gahari ni nk'udusogonda 40 na akantu ngira ngo dutunguze mukesha batware n'abadukurikiye n'abaduteza amatwi. Ureba hahantu tujya dushyira udukeregeshwa urabonamo akantu kitwa icyanzu cy'Imana. Udushyiremo gato twibutsa abantu mukesha batware n'abantu ko byari bimeze. Zimwe muri role yakinnye mu mateatre y'indamutse. Ako subwo ukuza ubwenge bwinshi. Wazabugabanyije ko ngiye mbona bizakuviramo ikibazo. Reka twumve. Simaga n'icyaha cyanjye rwose ariko rero nkwiye imbabazi. Natekereje kwica ni bibi. Nanjye namagorwa yo kurera umwana wundi yabinteye. Ngitangaze niko se nkunda baka. Ubwo uravuga ko iki koko? Ari bari na nyina ntaho. Mwese muri mukuri. Uzabuye impungenge uziko yari imfuzi. Nyantaho nawe azabura kantu abonye ufite impungenge. Nyina ntawe rero nta cyaha afite. Icyaha cya nyina ntawe nuko yatekereje kwica. Ingorane zariho mwembi mwari muzizi. Ari kujya inama mukazikemura. Niko mbyumva. Nyirana urananiye. Aha ni hahandi wabigaramye kwaje. Yaragiye amugira inama mwumvisha uburyo azaroha umwana ashyigikira mushiki washo ku mugabo bigeze ku munota hanyuma ati rero mwembi mufite ukuri. Gasabo urakoze cyane pe. Aka kantu nigeze ugatekereza niciyemo hano mbona nibuka ko ibyo aho nyifite itaraha ndavuga ngo nyine nta kundi ariko uzi ubwenge bwinshi. Nibiza gukunda hari akandi kanshikije cyane n'ubuyo nkibutse ndaseka. Afatirwa mu cyuho muri teatre imwe uburyo yesobanuraga iyo mbyibutse
ndaseka ndacyagashakisha ninkabona ndaza kukabaha. Urakoze cyane Gasana, arakoze cyane. Murumva ko abaje kutubwira ko yanyuzwe ariko atuzaniye n'ibitunguru batuzaniye ibirungo kugira ngo birusheho kuryoha. Iyo ngiyo se wavuga ngo ubundi iyo ngiyo y'amabanga y'ikuzimu niyo ngiyo ndabizi ngeze imbere ya ntuza ya opeji ya procureur ndimo ndagashakisha karashikije muri gihe gatekereje ndaseka. icyo gihe byagenze bite kugira ngo n'abakiri bato batakumvise bakumve? ntagira no wese ko nari nafashwe nyine nagendaga nyine ngingimirannya niyo ndabihakanye nayo ikinya ariko sege cyagiye muri ndabihakanye naropeje bamenya no na interrogaga we byose avuga ati ibyo bavuga byose tumaje byose ati nacyo ndagihakanye yose ati nibyo nuko bihakanye nabiriya ndabihakanye yekuri kumbaza nabihakanye no gukomeza kurwara imbavu rero tubyo buze byose ndabihakanye nibuza kuvuga ndabihakanye nibuza kumbaza byose ndabihakanye ya théâtre ni ya mbere umva nibyo bazakubaza ejo uzabihakane. Turimo rero turagana ku musozo w'ikiganiro ariko nyine ari théâtre zagiye zikurura abantu nka zira z'amabanga y'amaso y'inyana zagiye zikurura abantu. Hanyuma rero turimo turagana ku musozo, abantu banditse ubutumwa ari benshi cyane. Umva muri hangana kuko se ntabwo twabusoma kandi muzi ko tugomba no gukubura ukweto. Byo ni ibintu tudashobora kureka, ariko kandi reka twitabe telefone nk'ebyiri gusa hanyuma tubwire ibanga agenderaho kugeza uno munsi ubundi dusoze. Akaryoshye n'ubundi niyo mpamvu bavuga ko kadahora mu itama, sibyo kuro? Mwaramutse. Neza. Yego. Icyo nagira ngo mushimire. Yego. Muri kumubaza agasubiza rwose neza, muzi ibyo asubiza. None njye icyo nagira ngo mwisabe, ubu asigaye akora iki, akorera he? Aragusubiza rwose, urakoze cyane. Urakoze. Ubu ngubu ndikorera nkora amakinamico, na amakinamico ndayakina muri Museke we unyina mundi Rutaganira kwa Munyemanzi. Mundi hasigaye ngikorera ama publicité ko bakeneye ko mbamamariza. Ibyo ngibyo ndayabakorera. Ubundi kenshi duhurira kuri studio Sibiri Codes hari i Nyamirambo. Ndumva atari byinshi cyane byinshi. Wanyenera wese telefone wadikene nazo. Urakoze cyane. Ngaho tubwirira ibanga ukoresha kuva muri 80 na kangahe ukina kugeza no munsi kandi abantu bakagukunda muri icyo gihe na Rutaganira w'uyu munsi abantu bakaba babikunda. Ibanga niri icya mbere nuko icyo usabwa niba ari muri kinamico gukora uragikora kandi ukagikora nkuko cyakagombye gukorwa. Iyo rero bayiguhaye ukagireba usanga rore ugomba kwikina ukagerayo nkaho ubireba bibona. Iyo bigeze kuri televiziyo ho ndaroze rwose aho nkora hasi. Ikindi nuko kenshi mu kwamamaza nabivuzeho namamaza ikintu nahagazeho nihagarariyeho nyuma y'amapamba kuko nyuma y'amapamba nahavanye isomo n'abandi bakwiye kugenderaho bakajya bavuga ikintu bahagazeho atari ugupfa uhuruzi nkuru izingizi za nkuru yahangaha. Ubundi ubusanzwe aho twasezeraniye turahurira. Ngendera kuri gahunda giye. Aha, urakoze cyane. Hanyuma hari umuntu wanditse ubutumwa ariko yabwanditse Karisine nawe ubonye ati mbabarira umumbarize ngo yari makinangwa nakoresha udukoryo two gushyiramo amajwi abandi badashobora gupfa kubona. Ngo urugero niba ari abantu bakeneye amajeri arayabona, aho bakeneye impyisi habe bisiga cyangwa ibikeri byose arabibona. Ngo nibyo ngo cyangwa ibyo nibyo bita bruitage mu Gifaransa. Amajwi y'umuntu kugira ngo
ukore montage muri montage ugomba kugira amajwi acyaho akenewe akahajya ikinewe ukajya niba ari ingorofani basunika ururijo kuzajya kuyifata kugira ngo yigiremo ugire guhaye niba ari inyoni ugomba kuzishaka ukazishyiramo ni ngombwa kugira ngo wubake ikintu cyuzuye kandi kinyuza abantu mu buryo butomoye ya urakoze cyane reka rero duse n'abasoza nasezeranyije abantu wakabonye ugashyireho nongere nisekere noneho n'abatarabashije kumva iyo teatre babashe kumva ubuhanga bw'uyu mugabo umuntu ugira ubwoba akabugira kandi ntabwo afite shyiramo bumve wigira ikiragise we niyo barabibonye ko akigira reka twumve uruvuga ngo Buruseli kwa 12 Gicurasi 1988 kuri KE tariki ya 25 z'ukwa gatandatu saa 4 za mu gitondo mu ndege ya Sabine. Umugambi ni wa wundi nzaza nzanye n'izindi nibinshobokera. Uzantegereze ku kibuga n'imodoka. Ugukunda Sugira Pacifique. Sindeba ari Sugira wasinye. Urabihamya n'umutima wawe. Ibyo byose sije warwanditse. Si nkubaza kare warwanditse ndakubaza warwanditse. Ubwo ni Sugira ubwo ari we wasinye. Naho ubundi nge ntacyo nzi kubyurwo rwandiko. Ariko subundi izo nyuguti za ka ni zandi zihorere. Urugo rwanditswe nande? Wese kandi. Urungo. Kigali kwa 20 z'ukwa gatandatu 1988 kubashinzwe umutekano w'igihugu umuntu ukunda u Rwanda abohereje urwandiko kugira ngo musuzume neza ibyanditswe muri urwo rwandiko rwoherejwe KE. Nige ukunda u Rwanda sinivuze Gaspard. Ninde warwanditse bihe? Simuzi ubwo nuwo sinivuze nyine iyo mumenya kandi bamubabwiye. Nayo ubwavuze ko ari warwanditse. Nayo nyine. Ari mu maboko y'ubucamanza. Ntibishoboka ko bidashoboka. Yababwiye se kuko uruya rwasugira rwo rwanditswe nande? Yamuduhishe. Ngo yamubahishe. Kandi ari we rwanditse ubu. Sugira se cyangwa nayo? Nayo nyine. Ihangane madame. Ihangane madame. Sugira we genda bara. Niko bihe. Nawe ni mwari kumwe? Nanjye ndasegura ndagabura nta ninzi. Twari kumwe n'uwitwa Zirikana. Nawe mwafatanyije? Niko. Ni kandi si njye gukomeza kubekera abantu b'Imana. Dore nuwo nabekeye birangaritse twafatanyije rwose. None ugiye kuvugisha ukuri? Ndavugisha ukuri kw'abagabo rwose. Ni nuko dusoje. Ngo rero twari turi kuye muri studio akaba ari mukesha batwari Dismas yatubwiye ko afite amazina menshi cyane menshi aramuhamagara utaganira muhamagara mbirikanya amuhamagara bihema bamuhamagara ibyo muzamuhamagara byose yatubwiye ati ntacyo bintwara kuko binyereka ko nagezeyo. Reka tugushimire. Murakoze. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu, wakoze kuzuka dusubiza rwose kanadufasha kumwenyura ibihato byagiye. Murakoze namwe rwose nizere ko igihe muzankenera cyose turi kumwe tuzongera nta kibazo. Cyane rwose. Murakoze cyane. Dushimira cyane kandi na Gasana utuzaniye tuno dutunguru twanyuma kugira ngo birusheho kuryoha ibirungo nabyo ni sawa. Shimira cyane Claude nubwo mwumvise twishimye twese hano ko Claude niwe yagize iki gitekerezo azana uyu muntu. Nanjye ndavuga mbisamira hejuru mbese nuko yorosoro wabyukaga tubana namwe muri iyi minota yose reka tubashimire. Twarafatanyije murakoze cyane. Ibyo mwakoze rwose ibyo bingwa neza cyane muzongere nta kibazo. Nubundi ngo abagize batarya bagira bati. Reka mbashimire rero mu kanya gato yaje na Claude turakomeza dukubura ukweta ariko mbere gato yuko dukomeza ubwo turabanza duherekeze nyine umutumirwa wacu nuko turaza kugaruka mu kanya gato cyane nk'iminota 2 muye mukubaga kwetu.